Nkuko wabibonye ku munsi w'ejo uyu munsi twagira umugisha cyane uyu wa gatanu ubanziriza Noheli noneho by'umwihariko turi gusoza umwaka ako Noheli banzo bifite imipago wayibariye kuva mu gitondo buri kintu cyose navuga mu Noheli cyane iyi Noheli erega yiniyo Noheli ya mbere ngiye ngiye gucelebrating narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza arewe nukuri okay haleluya nako amen ikindi gihe nyine nabaga ndi kubeshya ariko mu mutima wanjye ubu ngubu nibwo mvuga ni ngewe ndi umukristo nguriza ngo amafaranga ibyo hari bihure n'ubukristo man ntacyo wakwimama igikombe cy'intambutse Ladies and gentlemen, twarabibabwiye ejo mwabonye ku mbuga nkoranyambaga zacu mwarabishimiye twarabibonye tuvuga tuti yes n'abantu twadumaringa couple yabo n'abantu dukunda n'abantu bari talented ni couple ifite ibigwi byinshi cyane low key impamvu uvuga ngo low key nuko n'abantu badakunda gusakuza ibintu byabo babibereye mu isi yabo babibereye bakora ibyabo batuje nk'ukuntu mbona ari n'abantu batuje mu buzima busanzwe so kayo ari kuri stage baraguhinduka okay ndabyibutsa aho ngaho so turi kumwe na Tracy turi kumwe na Rene Patrick ariko Tracy ngubu mvuza ayo mazina ari ukuntu Tracy we amuvuga nkavuga ni okay sawa mama kaka jambo my husband ikiganiro kirarangiye niyo twatabona ako niko narinegereje ikiganiro gishaka kirangiye uziko nanjye natwara natashye mumuranye nkamwita my husband Pendo my husband agenda oya urimo kubivuga nabi reka bigusubiremo ko babivuga So, I am honored to be with my husband. Tracy waramutse. Mwaramutse. Umeze neza. Na Rusine turamahoro turashima Imana. Cya gripe cyagukubise kabisa cyane pe. Sorry. It's okay. You want to hear my husband? Yes. Hi everyone. Hi. Numugisha kubana. Thank you so much. Umeze neza? Namahoro rwose. Umeze neza cyane. Okay. Ndashaka gutangirana n'ikibazo kimwe. Okay. Ngahaba rwose barahaye. Nanjye ngufite ikibazo. Watubonye ayo masaha wowe mu bitotsi wari uri kuturota cyangwa wari uri maso? Icyo kibazo reka twese tukihorera ubure. Ikibazo gihe cyambere musigaye mukora nk'itsinda kuva twabana nka couple gusa biri kugenda bikura ubu ngubu tuvugana dufite family abaririmbyi turirimbana so it's no longer the both of us kuva twabana twahise dukora umuziki hamwe couple ariko last night niho officially twavuze ko dufite n'itsinda ari naryo twakoranye muri concert ya Richard n'ingenda haye ariko no officially ni family yacu turi gukorana yitwa Rebirth worship. Yeah. Just two of you. The two of us, then nabo baririmbyi batujoininze. Tuzajya dukorana. Okay. So iki ngiki ndanacyumva nicaye hasi nanakuyemo n'inkweto. Kanzi gukure. Mwahuye mute? Ibi rero byo. Okay. Noneho mwumva ngo dufite umwanya pe. Dufite umwanya ra. Niyo twazataha nko kuwa mbere. Dukinza hano ndadusohora. Nta numwe pe ibyo bya Antoinette ntabwo yakwinjira. Ntabwo bikunda. Austin agumi wabo. Mutubwire. Okay, hari bufatireho. Twakuze duturanye hano. Urabona ku Adventist hariya ku muhanda w'amabuye gisimenti urahabona hari agahanda ukatamo kubera ko
kuba Adventist hari ahantu ugera hari amayira abiri urahabona naho hari igipangu kiri munsi utarakata ngo ugende hafi y'ihuriro ry'imihanda hari igipangu kiri muri kona aho ngaho n'ikindi kicyegereye naho ngaho twabaga duturanye. I was very young aranduta kabisa so no ya nabyo yavuze Tracy ngenda muvuganira nabyo yavuze nukuri and then to ababyeyi bacu bamutrustingaga cyane bakazajya bamubwira ngo Tracy bakazajya bamubwira ngo Tracy na Daniel bandebere ndaje gato kuko twari abaturage kandi he was a very responsible young man. So my mom amugirira iyo trust akamubwira ati reka sigarana na Tracy gato ndaje. Iki kiganiro tubaza kugikenamo mama wa Tracy. So twagiraga umunani yari na auntie wacu uwo munani wacu rero rimwe anyambika supanete hanyuma yambika sheri an oversized suit hanyuma araturirimbira indirimbo emera bakujyane isoyemeye inkwano mama we barakujyanye abikora gutyo gusa kuvuga turi gukina ibintu by'abana pe honestly. Ariko hagera igihe maybe let me run first hagera igihe turimuka. That was the saddest part kuko twimutse yaragiye ku ishuri yari yaragiye kwiga i Butare. I didn't get to say bye kandi hari ukuntu nyine byari you would look at someone and you're like you appreciate the person so biba ngombwa ko twimuka. I will never forget ndabyuka mami na daddy kugira ngo baduhagurutse aho hantu batubwiye ko tugiye kwimukira haba piscine kugira ngo tugende kuko iyo batavuga piscine n'ukuri ntabwo twari kwimuka. watekerezaga hino ukavuga uti igosha subazagaruka sange ntiduhari ariko ubwo kera muzi nka Patrick not that down sibyo muri bazina ubwo muzi nka Patrick Rene ntago narimenye icyo gihe cyangwa iradukunda so fast forward after 14 years ubwo navuga ko yarakuze nono aba star préféré wanje. Is that French I'm speaking? Yes, we okay. understand. So aba umustar nkunda cyane because of the way he worships, because of the way aramya Imana aririmba, even the way he sings, even his voice. Byonyine najyaga muri concert aririmbyemo nkumva nataha asoje. So ariko nge simbyibuka yuko ko uwo muntu ndi kureba ari Patrick ari wa undi twakuranye no ndi kumufata as Rene Patrick not wongeze uramwibagirwa cause yarahindutse like he really changed. He has a beard now na beard there afite ubwongo ubwo a lot changed. Ndaza kwereka agafoto kacu turabana murebe difference. Yes room so I think nawe araza gufatiraho twongera guhura but I remember that the day navuye ku kazi I was working as a receptionist no mva ku kazi I had a very bad day noneho ngenda kuri church ahantu hari habaye overflow conference. Thank you Maya and Fabrice. Bari organize the event yitwa overflow conference so ninjiyemo mbona ahantu yicaye ndavana imana hariya ni mu bastari sinakicarayo you know ariko rero nambaye impeta ko nkunda kwambara impeta cyane nyambaye hano umutima mbwa ngo yikuremo nyishyira ahangaha ataza no kugira ngo I don't even know why ibyo bintu byari biri kuba pe ndakomeza ndagenda ubwo mu mutima nirivuga se Tracy uri kujya hehe na protocol uri kuyobora uri kwijyana uri kujya mu bastari ugiye kwicara hariya nkandi ko nayibonye ko ariho yicaye kandi mvuga ndi finally we know musijya kumbwa ko I love the way he sings ubwo umutima wanjye uri kumbwa Tracy wigenda amaguru ari kugenda umutima ukambwira ngo wigenda ariko amaguru ari kwa advance. So I walked until nicaye n'imbere sinicaye n'iruhande nicaye right imbere and I would say ko right in that moment I sat I prayed ariko nyuma
nkicara mbona Marete ku ruhande. Marete umutima urambwira niye. Just imagine my heart telling me ngo it's his. Arahaguruka aza kugenda. Agarutse asanga wa mwanya we bawicajemo umuntu, umuprotokole wicajemo umuntu. Umwanya we usigaye nuwuhe? Nuwo iruhande rwawe wa Marete cyane. Nakurikiranye nibyo si. Araza yicara right beside me. Nawe nafatireho nukuri. The rest is history kabisa. Urumva ngewe nahagurutse numva I need to pray for someone, numvaga hari umuntu ngomba gusengera. Igiye ahantu nahinze ko it's my cousin wari uhari, yari part of the performers. Numva siwe ngarutse nicaye iruhande rwe nkihicara numva she's the person. Then ndambwira can I hold your hand and pray for you please? That was innocent. Reka tubigire clear. Then mufata ukuboko turasenga, byabaye biraba gutyo, hakubaye hitari akantu wakoze akasheste nararize ndarira ko yarari kunsengera kandi ari kumbwira ibintu that I needed in that moment. Ndarira cyane, hari kuntu urira ukumva utaye imbaraga. Mu guta imbaraga nsanga naryamye kuri shoulder yiwe. Oh my goodness. Noneho mu kuryama kuri shoulder ye ngiye nahise nikanga umuntu adufotoye. And I got up real quick and then ariko ngiye ntangira kumva ibintu nazi byari byo, you know. But I was like let me not think. So from that day ndabyibuka telefone yari yazimye, iyanjye yazimye, biba ngombwa ko nimero yandika mu kiganza cyane. Ndabyibuka that day Rene wanjye Stella Zaikora ni karamu sivyo narayitiye Rusi narayitiye nabandi mwadutije pen ndandika. I remember ubwo nge nari naje ko phone yazimye kandi mfite curfew ngomba kugera mu rugo hakiri kare, and then ndi kuzamuka gahanda anyway twahuriye CL, so turi kuzamuka kare gahanda ka CL ubitana na Rene wanjye wabaye Rene wanjye, she's my cousin sister. Stella ndamubwira ni can you believe ko nicanye na Rene Patrick, kuko she knew how much I loved him. Turi kumuvuga naho ari inyuma yacu, naho ari kuzamuka ka gasozi. Ndavuga nti man aratwumvisha, wa mukobwa bari bicaye nayenze ngo nani cyo kubwira ko ngakora umuntu bari bicaranye ngira ngo ni girlfriend, ariko atumu present nzatubwira kari cousin sister we. Nabane ibindi byose byabaye. Of course habayeho growing in love, nago twigeze duhita duhubuka ngo duhita tuvuga tuti we met in August but he told me I love you 1st January of 2019. So iyo misi yose ayo mezi yo naganiraga bisanzwe. Yarakushize muri friend zone, yarashize muri sister zone. Ariko nanjye mvuga ntazonza nubwo ndi kumva feelings ziri kuza, I will not say anything until he's the first one to say it. Ariko ngo muri October yarambwiye ngo I have feelings October, but nubwo yambwiye ngo I have feelings, he didn't tell me I love you. And me, I needed to hear that word. Iryo jambo yaribwiye 2019. He took his time. So I like the way he took his time, because it really took us to learn to grow in love than falling in love. Sometimes when you fall in love, you can get hurt because it's a fall. But when you grow in love, it's a process. You learn each other. You're preaching. You're really preaching. Teach that. Please, Fatira. Ni inkuru ijya kumera nka movie mukunda. Urumva nkako kandi ntabwo twese tumenya. Sinamenye kare koko nyuma y'imyaka 14 muheruka afite imyaka 7. Urumva yarakira umwana. Then hashize nk'iminsi 2 nibuka ko yambwiye ko yitwa Gasaro. Ndabihuza nkabona ashaka kuba ari niho namubarije se waba uri wa wundi wari utuye hano na hano, ati ningewe. Ego. This is something. Pero uwo nakunda kuko I had some two feelings ariko urumva n'utwabana. Ndabona ko namwandikiye n'akabarwa akiri umwana. Yego nibagiye ukavuga. Yo nza ngukunda nkuko ifi ikunda amazi. 2.3 Kiss FM. Bavuze cyane urukundo kabisa
kumvisha story iryoshe dushaka kuva umugani wanyu igihe kinini ariko iraryoshe kuyumva umuntu nagarambirwa twumva amasaha tarava ku rukundo ndashaka kubabwira nti congratulations kabisa happy wedding anniversary twabivuze mu buryo bwa online ariko tugize amahirwe turababonye nukuri rwose I know niyo video yambyukije you guys are people we honor celebrities and big people so kubyukira kuri ibyo bintu it was a surprise I was shocked when the way she was why you guys shocked truly. Do you know you guys talked about us on Kiss FM? Do you know Kiss FM is the best radio? And then nabari kubivuga tuvugisha ukuri you guys are big people. No, we know everyone. Tuzi ubushobozi bwa buri wese, tuzi intara ya buri wese, so turababona. Thank you. Nubwo twibera twebwe muri secular, mwebwe muri gospel, ariko tuzi gospel ko ndi babivuga gospel w'umuhanga wese turamukurikirana. Tukiri naho ngaho mufite igitaramo yego ryari dufite in Christ Now worship experience izaba ku itariki 10 z'ukwa mbere 2026 tuzaba dutangiye saa 10 kwinjira n'ubuntu buri wese arisanga kuri Crown Conference Hall hari utaragera kuri tennis club neza ni mu kaboko kawe k'iburyo naho ngaho iyo uvuye ku gishushu okay seke dufite agaseke gapfundikiye kazasohoka vuba akambere karasohotse rebirth worship aka kabiri nako karahinda ngo karahinda iyo muhuriye kuri stage buri wese ndabaza ku giti cyangwa buri wese arasubiza ku giti iyo muhuriye kuri stage Tracy uba uvumeze ute iyo like muri bukorane session first of all numva yakora ngiye nkamwikiriza for real kuko he blesses me mu buryo ntazinababwira like the way he worships, the way he sings, the way azi kuva mu ndirimbo imwe ajya mu yindi nago yandirimbo kuyivemo you're going ni from glory to glory wa mugani he's just but ni ari kuririmba I'm just like undi se ngewe kamwikiriza ko sindirimba nkawe ikintu cyo cyambere icya kabiri aho ngaho narayamanitse neza pe icya kabiri he is anointed n'umukozi w'Imana pe ngewe namuhamiriza as his wife so rero iyo turi kumwe kuri stage numva ari we iyo turi kwemsinga it's vice versa iyo twakoranye nko guhostinga ariko iyo ari kuririmba bumva yaje imbere iyo mwakoranye nko kwemsinga aricecekera mwese babe ko tari kuvuga nkanura nk'amaso nka gutya mbwe I know. Kuri njyewe she is first of all I love her. Ako kantu gashyira hano ku ruhande. Turakora iki hano? Isi. Donc irimo abantu bakundana nk'aba ngaba. Natwe turakora iki hano? Ewe kanywa amazi birashira. So I love her and ikintu umugisha twagize nuko tugiye tuzi the strength donc byose kamenya strength zundi when it comes to praise, when it comes to gathering people abantu kabiyegereza abantu ka attention yabo kayifata she is amazing ikintu aragifite ku buryo turuzuzanya mu buryo byari gisanga abantu basa cyane bakora ibintu kimwe ariko twebwe uburyo afite imbaraga mwubahira nawe akabara aho yumva nakora so kuzuzanya biroroha so nukuvuga ngo we imbaraga zaziri mu kuririmba mukuramya that's how you can express like that's how we can know Rene Patrick and she's praise she is extravagant when you crazy praise tugende so ibyo biraduhuza kuko bari usanga bamwe bikundira the energy abandi bagakunda ibituje rero navuga ngo it's a force kuba turi kumwe duhujaza couple mumaze gukora indirimbo zingahe izasohotse neshatu turi gukora indi ndirimbo irasohoka early mu kwa mbere ndetse n'izindi ndirimbo I think we'll premiere it here it will be the first place isasohokera mu rwose turabishaka so dufite indirimbo nyinshi turi gukora zitari necessarily ama live recording gusa ahubwo we want to reach out to many cyane urubyiruko kugira ngo tubaho ubutumwa bwiza okay
Kiss. Ni Breakfast with the Stars turi kumwe na Rene Patrick ndetse na Tracy Agasaro. Hari ikibazo mfite aha kijyanye n'ukuntu nyine ngewe mba niyumva nk'umuntu muri mariye barize n'abandi bantu bari mariye aba naranamenye n'umwami wacu Yesu Kristo mu minsi ishize abantu bajyaga bambwira bati iyo couple isenga noneho by'umwihariko bose basengana basengera hamwe hari ukuntu Imana iza hagati yabo umuryango wabo ugakomera ugashinga ugafata ibyo bintu ndashaka kumuka experience gato buriya bimeze biti bibajije mu kavuyo ariko wabyumvishe bazi nabyumvishe ndumva icyambere ni abantu bashaka gusenga ariko badafite nanone imyizerere imwe hari gusenga hari nibwira ko icyambere ari guhuza umutima no kugira aho muhurira na fellowship hamwe kuko ari usanga n'abantu bashaka banasengana ariko batavuga rumwe so icyambere n'urukundo mukundana then no kumenya inkomoko yarwo no kumenya ko Imana ariyo nkomoko yarwo then mukagerageza kuba mwa unitinga kuri iyo belief sibyo kuko abantu baba basenga nk'urugero hari abantu bitubaza twebwe dukorera muri ministries zitandukanye dukorera ahantu hagiye hatandukanye so bagatekereza ko byaba division ariko kuko tuzi urufatiro rwacu n'urukundo rwacu biba foundation kugira ngo division so nibwira ko ari byiza ko mugira imyizerere imwe then mukagira n'igihe cyo gufellowshipinga munaganira bishingiye kuri urwo rukundo mukundana so there has to be love and there has to be nanone imyizerere imwe kuko abasenga siko bose basenga Imana imwe cyangwa se bafite n'imyizerere imwe so hari uko guhuza that unity okay mujye mushwana. Yes, of course. Jewe zikapo imbwira ko kuva babana bamaranye imyaka ingahe bari 5 bari 6 batarashwa nari so mwe mujye mushwa disagreement yes tumvikana ntabwo kudahuza kuko abantu babona ibintu mu buryo butandukanye twakurana batandukanye dufite uburyo tubyumva na personality types zacu zatandukanye umwe ari extra cyane kabisa extra undi ari tugende gaho introvert rero kugira ngo tuzahurire introvert namenye wari Tony Patrick ariko intro times 100 oh god yes niwe twavuga so rero the conflict need to work hanyuma ninde uri dramatic I mean of course I mean now mwabyumvishije it is well with my soul. She is ninde ukunda gusaba imbabazi yes ngewe ubwo no am I going to answer yes ariko birimo kuza ariko ubundi kugira ngo izaveyo niko akundi kwacu kabisa kurari kirazi nibava kuri okay isn't activities mujye mukora nka couple zitarimo gusenga tugiye gushira rero church ku ruhande na worship ku ruhande activities mujye mukorana nkamwe kuko ndatekereza ko umwanya munini mumara mu bijyanye na church activities izo mujye mukora zitarimo church ntize mukora movies he loves movies cyane yeah I love movies we akunda Marvels I love Nigerian that drama Afana Afana we day yes yeah I love Nigerian movies from morning to evening uri nazire okay so duhuri aho hagati wese agenda asanga mugenzi we mu byo akunda tugahuza buri ikindi niki I like dancing she doesn't like I don't like dancing so that much I'm the fun guy actually kantu gashyira hano tekereza ko we ari initiating ibikorwa byose genda going ahantu no I'm the one we muri ari mu rugo ni kuri phone turuhuke gendi can we dance that's true yeah abantu ntibatekereza ko ariko bimeze ariko nuko bimeze ariko twajya muri public niwe uri usanga abantu okay Tracy uvuye muri media
Not really. I'm planning something for 2026. Hamwe n'Imana iza dushoboza kubigeraho. Planning n'agaseke gafundikiye kariho na ribbons zazindi zimeze nk'iza Christmas tree. Ariko show wakoraga kuri kesi ntabwo kizikora. No. Yes. Great. Ari byinshi cyane byavuzwe twarabibonye kuri YouTube. Narabibonye nanjye aribyo namenye birantungura kubera ko hari amakuru atanga ukibaza niba ariyo ukavuga okay ni njyewe ariko ukitungura nawe. But all is well. Yeah. So, Patrick ubwo wowe twakumenye njyewe menye izina ryawe rwose ni muri gospel muramyi ukomeye. Naho ngaho gusa cyangwa se mu bundi buzima busanzwe hari n'ibindi bintu ukora? I'm a vocal coach. I'm a vocal coach. Then by profession, ibyo nize buriya ndi umunyamakuru by profession. No, wait. Yes, ndi mu ba graduates ba mbere ba MKU. Muri mass communication, mass media. Wewe warabona gesho bundi nido. Uyu nawe ari mu banyuma rero. Uri muri muza za mbere muri intake za mbere nawe inuza ari muza za nyuma yarabonye. Mu mashasi kandi ni fact ni twaba dufonitse MKU. Nuza yayo bazatajya muri Mount Kigali none. Okay. Mount Kenya byarangiye. Bagutegereje. Mount Kigali ngora mu Kigali. So ndi mu bantu biganyeho gato naba asa nabande kera. So none ikintu gitangaje. Nanjye dushaka kuba twaratangiriye rimwe. Nawe niko byagenze hataburi hari abantu bagiye. So sinabikoze nk'akazi mba married n'umuntu ubikora atarabyize. So hari uburyo ako kantu wari kugashyiraho akurenderanya collaboration naramwigiye and arakora arabigukorera. That's a nice one. Okay, turasoza. And n'icyo mwabwira rero abakunzi banyu ari abantu benshi azaba bakunda kapo yanyu and bakunda n'uburyo muramyamo na buri kintu cyose gukora muri church. So bifuza no kuza muri event. Yes. First of all nuko bashimira buriya hahirwa uku yego wakunda ariko gukundwa ni ikintu kidasanzwe. I never take for granted umuntu mbweka nkunda like mbano bari ikintu gikomeye umuntu ukubwe ka ukunda. Turi muri world tugeze muri era aho there's a lot of hate, there's a lot of criticism, there's a lot umuntu opinion yaba yumva yayiguturaho ukabona there's no love cyane. Ugasanga umuntu agiye kuri post yawe aho kugira ngo atange ubuzima akandika nk'ikintu ukibaza uyu muntu it's not about ifoto abonye ni bimwuzuye. Iyo wuzuye urukundo utanga urukundo, iyo wuzuye umunabi utanga umunabi ku bandi, iyo wuzuye uburakari uhora urakari ibintu byose. So umuntu rero wuzuye urukundo ni umuntu aguhaye urukundo aranabikubwira aranabikwereka. So it means a lot to everyone out there uri kutwumva on Kiss FM. Nukuri numugisha gukundwa namwe. Ni Kristo wenyine ubishoboza. Twebwe abana b'abantu it's not easy ariko mwe mudukunda it means a lot and we love you back. Dushobora kutakubona ariko aho ngaho uri buri muri salon buri mu modoka utwaye ugiye ku kazi wakerewe niba wherever you are we love you big time. Ikindi nababwira nuko all things work together for our good. Byose bifatanyirizwa hamwe kutuzanira ibyiza. Ushobora kubona situation urimo cyangwa ibihurimo ukumva mana kubera iki ngewe cyangwa why me. No, all things work together for your good. Basi iryo jambo bari ryugumana uyu munsi ko byose bifatanyirizwa hamwe kukuzanira ibyiza. Bishobora kugaragara nkaho ari ibintu bigoye cause nanjye personally I've dealt with a lot of stuff. Harimo depression, harimo gutotezwa n'amagambo ukuntu kingana you know such words n'amagambo ubibaza se nge nta jambo ryiza nakumva uzi umuntu andebye ngo bavuga ngo ngiye kubyara imbere niko nabitekereza cacaka aho ngaho you know ugasanga bera umuntu umugisha
uri kutwumva bera undi umugisha wo kuvuga ngo yambwiye ijambo ryiza ahubwo ntubwire abandi amagambo mabi ari ama comments mabi we participating muri yo ahubwo wowe tanga ubuzima make a change in this hate iri kuza you know so umuntu uvuga neza niho nigiye kuvuga abandi neza like I'm a person ngomba kubona ikintu kiza ku muntu kubera ko nabwiwe nyine bene ibyo bintu umumotari akagutwarira igihumbi aho twariye abandi 300 akokera ubu ngubu sinzi ko hari abantu bagitwarira 300 ugasanga hari ibintu byinshi bya affecting amarangamutima so bituma niga kugira ngo mending amarangamutima y'undi muntu so someone who is out there uri kutwumva wakabyarawe jya ubera umuntu umugisha jya ubera umuntu ijambo ryiza like umubwiye ngo uri mwiza mbere yuko umureba ukabaza uracyabaho oya uriho urangana ute usa urangana ute nicyo kintu cya mbere ubonye you know urakoze you know ni musohoka aravuga ibindi sibyo ariko at least akubwiye ijambo ryiza so uri kutwumva wese bera mugenzi wawe umugisha umubwire ijambo ryiza rya mu moving. Thank you. Ask ma kuzadi je n'ajoute rien. Mon mari il parle français, moi je parle pas le français. Ahubwo kongs era na kimwe ndikumva kabisa Jemara tete kabisa nani kintu ibyo uvuze nibyo kabisa umva nakoze cyane and turabakunda turabashyigikiye tuzaza no buri show buri kintu cyose mukora turaduhari tubona mutatubona. Thank you. Tureka tubashimire cyane by'umuntu tumwe gusa tubashimira kubwo kudukunda no kutwakira ntabwo twifata for granted no mugisha natwe turabakunda kandi byose kuko bifatanyiriza mwe kuzana ibyiza turasabira umugisha Kiss FM ntihakagire icyo mubura ko mwakira abandi namwe mujye mugira ababakira n'abavuga neza. Thank you. yego